Igeze gukunda igisore cy'ikibogari cy'igiki bino hano bajya tugendana kintwaye kuri porutesheri sifata kuri porutesheri nakireba nkavuga ni kweri Sisiriya zemera nuko mugiye kunseka ndakihorera Sisiriya ni mama areba uburebure bwacyo nkavuga ni kweri yararirimbaga ikorasi kajugira ngo munda harimo flash cyangwa gistano navuga ntugo duhuye nanjye ndi umuvuga butumwa mwiza ibintu bizemera Imana imuhunge umunsi umwe muhingirize ngo amen umunsi umwe murota inzozi zikomeye ari busobanure cyane hita mfata amasengesho y'iminsi 7 maze Imana ni kira kintu uko nagikunza n'amaraso akaba atakiri hamwe wowe mu ijuru urabona ari igiki ko numva umuvuduko hazamutse kira kintu ubona ari igiki biragusaba guhunika ibihagije kuri buri kintu munyikiriza ngo amen kandi ubwo gacukumbuwe na zanzozi tavana kirani igiki wowe ukireba ubona ari igiki ko ndeba nagikunza nta kinasinzira kirani igiki fatira indwi ndasenga ndi muri korari mwanyikiriza ngo amina ndi gukora ritime ngiye kumva numva umukecuru afashe akaboko kanjye aragahurutura arambwira ngo rekura imbesire nguhe umugabo reba ikintu nakunze n'amaraso ntaba kiri ku murongo ngiti bogari naho mu ijuru bakita iki imbesire ubu kiba kinjana ku mutwe kikanenyegeza ubu biryo tuba turya biba bitekwa ku mutwe wanjye ariko imbaraga z'amasengesho munyikirize ngo amina zikura umukiranutsi mu makuba zikura umunyamasengesho mu kaga haleluya abikoze ryari ni kera uri kubyumva ngo n'ibintu bagize gute ariko yisibye mu masengesho kandi menshi uri kumva ari gusenga afite imbaraga nk'uri mukuri nabyumvise yaduhunika ibintu by'ukuri bizima munyikirize ngo amen kweri se umusirikare ni inkende ni impyisi se bose bazaba abandi Imana ngo arabyanze ngo bitewe n'ibintu bagize gute bamukoreye nigeze nagira umuntu w'inshuti hanyuma arangije kandi nkunda kukavuga agendana n'abakire benshi bukeye baramubwira bati rero ujye ugabanya ibintu byo kurya amavuta azagutera indwara utazakira umugabo ahita atanga itegeko mu rugo aravuga ati uhereye none mujye muntekera ibiryo bitagira amavuta ntawe nzongera kurya amavuta atazanyica yishinze abavutse bayarya urabyumvise bavutse iwabo bayarya kandi wayabonye vuba amavuta bayaretse agiye kubitogosanya jya birya bitogosheje umwaka umwe urashira birashira muri 2 ngo akora impanuka koze impanuka akaguru ke karakomereka agiye kwa muganga bajya kudoda bikanga kumba amavuta ngo agira ububasha bwo kuvurisha amaraso ku rwego rw'uko bituma badoda bikemera baramubaza bateze wa mugabo unywa inzoga ati ngari none se urya amavuta ati ngari none se ibyo bintu wabibujijwe nande undi ati sinanywa inzoga ndakijijwe hanyuma se amavuta wayakweho nande ati nyine bakomeje bavuga yuko amavuta ari mabi ndayareka baramubwira bati dore ikosa wakoze rero wayaretse n'ubundi ntayo ufite se ubwo nta kintu mwumvisemo wayaretse n'ubundi ntagiye ugize gute ntayo ufite none ubu tugiye gutuma amaraso yawe avuramo gakeya tubone uko tugira gute tukudoda Imana idufasha kandi tugirire neza urumva no kutarya amavuta n'akantu kabi Imana yamwishuri dufashe muyikirize ngo amen mwanyikiriza ngo amen noneho naje gusanga hari igihe uhura n'umuntu utarigeze uhunika iby'amavuta n'iby'ijambo akavuga ati ngewe ibintu urangwa idayankoreye 2015 usibye Imana ntago nabimubabarira kandi ubu turi muri 2020 kangahe na kane reba umuntu kivirirana igikomera cyo muri 2015 akaba ageze iyi saha kivirirana bene ako kageni umbwire niba arya amavuta oya aya mujye muvugisha ukuri mukiriza ngo amen aya nimukagira ibintu mupfundikanye uwo muntu arya amavuta kuva 2015 ajojoba igikomera kivirirana IREMBO RYERA TV IREMBO RYERA TV inka yose wenyine zitambuka wicaye aho turabishi amen iyo tuvuze amashimwe y'ibintu Imana yagiye ikora
hari abantu nyine bumva ari ibintu biremereye kuba Imana yaguhaye imodoka, kuba yaguhaye inzu, kuba yaguhaye akazi, ariko hari n'ibindi yakoze. Niko Bibiliya ivuga, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya nyuma umurongo wa nyuma, ravuga ngo hari n'ibindi yakoze bitanditswe, ravuga ngo byakwandikwa ngo ibitabo byakuzura iki isi. Muri ibyo yakoze rero n'ibyo birimo. Imana ishimwe. Turashimira Imana. Nuvuga gushima Imana, ujye utegura amashimwe, mwarimu arabivuze, amato ndetse n'amanini byose ubiyegayeze ubizana imbere y'Imana. Impamvu munyikirize ngo amen. Ubabaro ko ari Imana yaradutabaye. Turabana Imana yatabaye ikagirira neza. Seko ndamutabyumvise. Turabana Imana yatabaye ikatugirira neza. Mwarimu yavuze ngo arasinzira ngo ukagira ngo yisize moviti. Ubu dufite abana b'abasore badasinzira barara bagenda muri uyu muhanda. Dufite mbese n'abakobwa badasinzira. Nitubishimye hejuru ko twifuza ko nabo bavayo bakaza bakumva inkuru nziza z'agakiza. Ariko twebwe abo yagiriye neza turahari, turashima Imana. Haleluya. Hari ibintu Imana yakoze ntajya ndorera kuvuga iyo ngiye gushima Imana. Ngewe ngikizwa, nakirijwe ahantu mu rusengero ruciriritse nyine rwo mu cyaro, rusakaje amategura, rurimo imbingo, handi wazaga wiyambariye umwambaro w'umweru, imvura yaguka ajya kubona ukabona icyondo kirakumanukiye no mu bitugu ngo pi. Ishati waje wambaye igataha yanduye kubera izo nsengero. Turashima Umwami Yesu urimo agenda twigira ibintu byiza nabwo Imana yarakoze. Mbonye nabyo mutabyumvise. Hari ibindi bintu Imana yadukijije. Munyikirize ngo amen. Urabona icyo kinyejana nakirijwemo, twicaraga mu rusengero gutya ukajya ubona ababyeyi bafite impekero z'abana mu mugongo, ukabona umubyeyi afite uruhekero ku iribaya, ahantu umwana aryamisha umusaya haragaragara. Se ninjye ubizi njye nyine ko ndamutabyumva. Mwanyikiriza ngo amen. Muheruka kubibona. Ibyo bintu nabyo Imana yarabidukijije, turabishimira Imana. Dore n'akandi kantu yakoze Imana. Munyikiri aleluya. Dore n'akandi kantu yakoze. Yabaga ari gukora ritime muri korari izagutya batarazi icyo badirija. Noneho ukajya kubona ukabona umwana ahetse ari inyariye kandi agakomeza na ritime. Nta bintu byo kwivuna no kwisteresa, byari ibintu bisanzwe. N'abagabo bariyakiriye yuko aya masaha mu rusengero haba hashyushye, inkari z'abana zikanuka. Turashima Umwami wadukijije urwo rubwa. N'abagabo bariyakiriye nta bariyakiriye nyine. Turashima haleluya. Imana ishimwe. Munyikirize ngo amen. Haratuva mu cyaro, yavuze ngo yaje n'amaguru. Nge sindi mubabwira ubuhamya mfite uko naje nanjye, ariko kutari kwiza guciriritse nako, ariko naje dufite imyate hahandi ku buryo Imana idufashe. Twayikizwaga n'ibuye ryo mu cyaro, wavaga guhinga inzarwe ugacishaho ikirenge. Hari umuntu uzi iyi systeme. Urabona nayo Umwami yarayidukishije. Muheruka kuyibona. Uko byamera kose ntiraguha inzu, ariko hari ibintu yakoze. Ntiraguha ibiryo ngo ubyuzuze inzu, ariko hari ibintu yakoze. Mwanyikiriza ngo amen. Wajyaga kubona ukabona umubyeyi aje nk'umuvugabutumwa nk'uku naje, akaza yambaye igitenge n'iribaya bidasa, n'icyo ateze mu mutwe nacyo kidasa n'ikindi. Ntabyo muzi. Muheruka kubibona. Byose ubwo si Yesu uri kugenda bikuramo. Mwanyikiriza ngo amen. Guhaguruka ukabwira abahirya uti mwicunge, wahaguruka ubatunguye bose bakibenura. None dore turegamye, twashimira Imana. Haleluya. Yesu afite ibintu byinshi yakoze twita bitoya ariko by'imbaraga. Munyikiriza ngo amen. Nubwo udafite amafaranga ari kugenda usa nayo, ugenda usa nayo mu muhanda, nakurumva karabara. Imana ishimwe. Munyikiriza ngo amen. Hari n'ibindi Yesu yakoze bitanditswe ngo byakwandikwa ibitabo byose byakuzura iki isi. Turashimira Imana. Haleluya. Rero ni uza gusenga ntukarebe ngo nuko hari ibintu itari yakora, ntukayicungire mu byitarakora, ahubwo ujye uterura ibyo yakoze ubitereka hano mu rusengero ubyicarane. Bizajya bituma ufashwa wirirwa n'amateraniro meza yo mu mutima ushingiye ku by'Imana yagize gute yakoze. Imana ishimwe. Kandi erega hari n'ibintu byatubayeho tugomba kwakira nyine byabaye. Nk'urugero nkanjye
nkanjye njya gushaka nta ribu, nta konvokasiyo, nta polisi, nta muntu bigeze bantumaho ngo bavuge ngo nudashaka turagufunga. Ureka reka ni ibintu byanjemo rukubyumva. Mbona fiance ndahinda mujyani wacu na wanjyani wabo, uri kubyumva. Aho hose turimo turashoramo na yacu, mwanyikiriza ngo amen. Turagaruka tujya gushaka umurenge, nahubwo turimo turashoramo amafaranga. Turagaruka tujya kwa pasiteri, nahubwo harimo amafaranga. Turagaruka dupanga ubukwe, nabwo bujyamo amafaranga. Se mwanyikiriza ngo amen. Nibiteye gato mba mbyaye umukobwa, mba niyongeje umuhungu, hajyaho undi muhungu. Ubwo ibyo bintu nze mbikorera abantu ngo byananiye. Ngo mbabwiye nabi. Ubu n'ubu urimo urasenga, urimo urabaza uwo mukundana niba ari we. Abaye ejo tuzabashyingira, ejo bundi nagukubita ugaruka nuze kudutera stress. Mugabanye, hari ibintu twihamagariye byatubayeho tugomba kwakirana imbaraga. Haleluya. Dore amahirwe amwe dusigaranye nuko yavuze ngo umuntu wese urushye n'uremerewe nibaze bamusanga aragira gute. Turashimira umwami Yesu watwimenyekanishije ko ari karuhura. Naho niwicara hano ukigira injiji, ukigira indangare, niwemere kumwizera. Ninde mubyeyi ugira umwana ninjoro agahinda umuriro akurira akagera muri 40 agakomeza kurarana nawe atamuhetse mu gicuku ngo amujyane kwa muganga? Ninde se? Ngaho inegekaze turebe ko bizavamo. Noneho inegekaze bayapange we kuyazamo, batanga amatangazo we kuza ubyihorere turebe uko umukino wawe uzarangira. Menya mvuze nawe. Hari ibintu byabaye tugomba kwakira. Munyikirize ngo amen. Yaravuze ngo urwane intambara nziza, Kristo n'imbaraga zawe ufata ubugingo aguhaye aba ari bwo buguhesha ibyishimo. Kandi umva ikindi kintu yavuze. Yaravuze ngo nujya gusengera ibyo kurya ujye usengera iby'uwo munsi. Ubu dufite abantu bafite akazi n'ubu barimo baburana ibirayi kandi mu nzu basizemo akawunga bari burye ninjoro. Abo bantu bari kwiteza akazi kubusa kuko yari yavuze ngo izabagenera ifunguro ry'uwo munsi. Kubiguhaye kubigashyiramo stoke nuko ikoze mu nshuro 100. Haleluya. Kora mu nshuro 100 igashyiramo umuceri, kora mu ishyiramo ibirayi, ariko niba itanakozemo wirenganyiriza ibyo kumanywa wariye na ninjoro uri burye. Kandi nunabwirirwa nuko utakoze nyine ihanganira ibintu byakubayeho nuko bimeze. Haleluya. Haleluya. Musenga Imana muyizi ko ari Imana yica ikanakiza. Nupanga imishinga uzakora ujye ushyiramo yuko ishobora no kukwica. Utazavuga ngo rwaje utarwumva. Mwanyikiriza ngo amen. Hari impamvu Imana, dore ibintu byiza Imana yari yakoze. Yashyize umuntu muri Edeni, imusigamira mubwitiye ingobyi uyihingire uyirinde, nta kandi kazi nguhaye, irigendera. Irongera iragaruka imuzanira umufasha ngo atazagira irungu hehe muri Edeni. Ibasigamira irigendera. Isiga bavoma amazi y'ubuntu, nta mafaranga 100 bishyuraga injerekani. Bavomaga pishoni na za ufrate nibyo bavomaga. Yabasize imbuto bazirira ubuntu. None kwa muganga barazigutegetse warazibuze kuko zisigaye zihenda. Si byari ubuntu? Muri Edeni hari hubatsemo ibitaro. Muri Edeni bagendana gatapandigo. Muri Edeni kujya kuri toilette byari 100. Sibo babizanye. Uko musetse byari ubuntu. Mani dufashe kandi tugirire neza. Ibyo bintu byabaye rero mu byakire. Mwiyakire mubabanye intambara nziza. Munyikirize ngo amen. Iyi si muyibemo dutaha muhace dutaha niko bimeze. Imana idufashe. Hari uwanditse ari apostle ndaje nabango mwisi ni mwicumbi uko byamera kose uzashyira utahe. Muhabe nk'abazi yuko atari iwanyu. Imana idufashe kandi tugirire neza. Bibiliya ivuze ngo iki? Nabazani ijambo rivuga ngo guhunika kandi ugahunika ibihagije. Haleluya. Guhunika kandi ugahunika ibigize gute?
kera ajya kugira icyo bagateka, bamara guteka ukabona basizemo ibiryo ngo ibi ni iby'umwana. Ni ibyande? Urumva babisize ari bikeya, babishyizeho n'ihame yuko bifite nyirabyo. Hanyuma ubwo abakuru bari bujye hehe? Bari buve mu gitondo nta ukoze ku munwa kugeza saa sita bari mu mirimo ngo ibiryo ni ibyande ni iby'umwana. Abakuru rero bacaga inyuma bakabirya, wa mwana nawe inzara ikagira gute ikamwica, kubera ko batasize ibigize gute. Bibiliya ivuze ngo iki? Ibwiye Nowa iramutunguye, ariko byarantangaje. Imihamagarira atandukanye kandi irakomeye. Mose Imana yajyaga imubwita Abisirayeli ngiye kubica mbarimburire mu butayu, bugacya azamuka umusozi akayibwira turamutse ubishe. Abanyegiputa bagira ngo uri umwicanyi, bagufata baduseka. Mose agahita yivanga mu migambi y'Imana. Imana ikamubwira iti manuka, ntacyo ndi bubahore, ntacyo ndi bubagire. Hanyuma Imana ibwiye Nowa, hano dusomye, iramubwiye ngo ndabibonye yuko ari wowe ukiranuka, bazi inkuge nkwereke, ngiye kubarimbura mbamare. Nowa nta bintu byo kuburana, ahita ashyira mu bikorwa iby'Imana imubwiye. Barimbure. Urabyumvise? Urumva n'abantu babiri. Nituba turi no mu rusengero abantu bajye bakurikira iby'imihamagaro yabo, Imana idufashe kandi tugirire neza. Ujye bajye babwiriza wiyumva uwuriwe, biguhesha n'indorerwamo. Imana idufashe. Bibiliya ivuze ngo kirero iganira na Nowa iramubwira iti ngaho bazi inkuge hanyuma uyijyemo. Yaramubwiye ngo uyijyanemo n'abahungu bawe n'abakazana bawe. Irangije iramubwira iti kandi mu bisimba ibizira n'ibitazira ujyanemo. Iramubwira ngo mu bitazira ujyanemo 7. Turashimira Imana ko mu bizira yoherejemo bikeya, ngo yoherejemo 2. Imana ishimwe. Haleluya. Narangije igihe kigeze inkuge iruzura. Nowa arayibaza, hakajya haduka ibigurupe byinshi bikaza bikamufasha. Abasore bazi kuririmba babandi bawahamba nati bamfitiye byinshi urabaheruka, nabo bakaba baragiye bakubaka barangiza bakigendera. Haza abandi bantu benshi bakaza bati tuzi gusenga ibitangaza bikaba, nabo bakagenda, Nowa agasigara yubaka. Igihe kiragera Nowa asigara ku nkuge wenyine. Imana iramubwira iti ngaho binjizemo. Barinjira. Irangije iramubwita ari kubihunikire, wijyaniremo ibintu bizabatungana n'ibyo bintu byose. Munyikirize ngo amen. Ibintu byose bigize gute? Bihagije. Imana idufashe. Reba Nowa Imana imubwiye guhunika, agomba guhunika ibintu inzoka zizarya. Ubwo n'incarwatsi na kobra n'ibiryambe byose byari birimo n'imbarabara zose urumva yarazihunikiye. Nowa arahunika, ahunikira impyisi, ahunika iby'ihene, ahunika iby'intama, ahunika iby'inkwavu, ahunika iby'amasiha, ahunika ibyazanyamuca, ahunika iby'inshishi, ahunika. Mbega ubuhanga, mbega umwuka wera. Munyikirize ngo amen. Ubwo urumva adafite akazi. Yesu mwifurije akazi keza Nowa we. Munyikirize ngo amen. Haleluya. Ahunika iby'inuma, ahunika n'iby'agaca, ahunika n'iby'inkoko, ahunika n'iby'imbata, ahunika n'ibyadendo. Arahunika Nowa. Munyikirize ngo amina. Arangije ahunika iby'abuzukuru be, ahunika n'iby'abakazana, ahunika n'iby'abahungu be, ahunika n'iby'umugore we. Nawe arihunika. Kandi ahunika ibigize gute? Kugira ngo bizabatungane mu gihe cyose cy'iyo minsi 40 n'amajoro 40. Imana idufashe kandi tugirire neza. Haleluya. Se ndi kuvuga ikinyarwanda cyumvikana. Arahunika. Nawe arahunika, ahunikira imbarabara kugira ngo zitazarya abana. Nawe arahunika, ahunikira impyisi ngo zitazarya ihene. Nawe arahunika, ahunika iby'impyisi kugira ngo bitazarya intama. Nawe arahunika. Mwanyikiriza ngo amen. Haleluya. Imana idufashe kandi tugirire neza. Nowa arahunika, ahunika. Haleluya. Ahunika ibyo. Haleluya. Imana idufashe kandi tugirire neza. Arahunika, ahunika iby'amasiha kugira ngo bibone izo isiha zibone izo ibyo zirya zitazagira ibintu zitunda bitemewe.
se mwanyikiriza ngo amina niba muri hano. Arahunika, Imana idufashe, ahunika iby'impyisi kandi bihagije kugira ngo zitazarya intama. Arahunika, Imana idufashe, ahunika ibigize gute? Ibihagije. Wamumbwirira uwo muntu mwegeranye ukamubwira uti hunika ibihagije. Uko byanga bikunda, niba imbwa utayihunikiye amagufa ahagije ntabwo uzayikandagira ngo ibure kumoka, nta nubwo wayikandagira ngo ibure kukurya. Byashoboka? Ntago byakwemera yuko impyisi itahaze wayibanya mu nkuge n'intama ngo ibure kuyirya. Urumva ntibyakwemera, birasaba yuko uyiha ibihagije kugira ngo itazagira ibyo yangiza. Se mwaba murimo munyumva? Munyikirize ngo amina. Agaca wagaha ibihagije, ibigori byinshi n'uburo bwinshi n'ingano nyinshi kugira ngo katazasonza kakarya inkoko, kandi zigomba kubaho. Nawe agomba guhunika kugira ngo ibi byose bizarokokane nawe ku munsi wo kurokoka k'umwana. Haleluya! Twifurije nawe guhunika ibigize gute? Ibihagije. Se ninde wahunitse ibihagije? Hari umugore witwa Abigayire. Mwanyikiriza ngo amen. Bibiliya iravuga ngo yari afite umugabo w'ikigoryi. Niko Bibiliya ivuga. Ngo yitwaga Nabali. Yari ikigoryi ku buryo n'abagaragu bo mu rugo nabo ubwe bari babizi ko ari ikigoryi. Ariko Abigayire ahunika ikintu bita ubwenge. Munyikirize ngo amen. Hunika ubwenge buhagije no gutuza kwinshi kutarimo parapara. Imana idufashe. Ngo igihe kimwe Dawidi ngo yicirwa n'isari ku rugamba hamwe n'ingabo ze. Atuma kuri Nabali aramubwira ati nyamuneka mwihute mubwire Nabali dukurikije umubano mwiza twabanye. Mwihute mumubwira ze adufungurira duhe ibyo kurya kuko ninjye n'ingabo zanjye tugwiriye isari ku musozi. Imana idufashe kandi tugirire neza. Bibiliya ivuze ngo basanze Nabali yasinze yahaze vino, arabatuka n'ibyo babatumye arabibima. Abagaragu basubirayo. Ngo Dawidi acaginga uburakari, aravuga ati umudugudu wo kwa Nabali buracya nta muhungu nta mugabo uhasigaye. Abyumvise? Ngo havamo umugaragu umwe arabyumva, aravuga ati ibintu mbibwiye databuja n'ubundi ni ikigoryi ntacyo yabikoraho. Urumva ko n'abagaragu bari babizi. Ngo aca inyuma abwira Abigayire, aramubwira ati nyamuneka shaka ukuntu buhosha uburakari bw'umwami Dawidi, shaka ukuntu bucubya. Bibiliya ivuze ngo iki? Abigayire ntiyigeze ahamagara umugabo we ngo amubwire ati ibyo wakoze ni ibiki. Ntiyigeze amuhamagara ngo amubwire ati kubera icyo wakoze gutya. Ntiyigeze ashora amagambo menshi. Umva ukuntu yabigenje. Yakoze ikintu cyose Dawidi yari yifuje kubona. Munyikirize ngo amen. Arangije abikubita ku ndagobe acaho. Bibiliya iravuga ngo ahuye n'umwami Dawidi, aramubwira ati mwami umva imbaraga, umva guhunika ibyo kwihangana n'iby'ubwenge n'ubuhanga. Ngo aca imbere ya bugufi imbere ya Dawidi, aramubwira ati mutware mwami, icyaha cy'umugabo wanjye aba ari njye kibaho. Ntabwo ubyumvise? Byo ni ubwa mbere. Icya kabiri arangije amuga ngo nyemerera. Munyikirize ngo amen. Nyemerera kandi niwitera amaraso y'ikigoryi kuko n'izina ni ryo muntu. Amubwira amagambo. Bibiliya iravuga ngo aramworora. Haleluya! Kubera ubuhanga guhunika bwinshi bituma arokora agasozi. Imana ishimwe. Turifuza guhunika. Munyikirize ngo amen. Hari undi mugabo wagendanye na Yesu kandi agendana nawe ahunika. Munyikirize ngo amen. Amagambo Yesu avuze akayumva akayabika, yavuze akayumva akayabika. Ngo yatungutse ngwiruda ahasanga umugabo witwa Ayineya, yitwa Petero uwo muntu. Ngo ahagere asanga Ayineya ngo amaze imyaka 8 amuga yaryamye. Ngo ahageze aravuga ati uko Yesu yadusize yaravuze ngo tuzakora n'ibyo yasize atagize gute adakoze. Munyikirize ngo amen. Bibiliya iravuga ngo yegera Ayineya aramubwira ati uhereye uyu munsi umwami Yesu Kristo aragukijije, byuka wisasire. Ngo Ayineya ahita byuka. Umva imbaraga. Munyikirize ngo amena. Ngo ako kanya igitangaza gihita kivugwa. Izo ni imbaraga zo guhunika ibyanditswe kandi byinshi. Imana idufashe guha agaciro amagambo wumvira hano mu rusengero saha honyine n'ahandi hose yakora. Imana ishimwe. Haleluya!
ngo inkuru iramamara, imaze kwamamara izamuka Iyopa, ngo Iyopa umunyabuntu yari yapfuye witwa Tabita, ngo barabimenya yuko iruda habereye igitangaza, ngo havamo umuntu atuma abantu babiri arababwira ati mwihute mubwire Petero azana turamushaka. Petero hazamukana imbaraga zishobora byose. Muhunike kandi muhunike byinshi, nibwo turi bubashe kuvugana n'imirambo iri aha hirya hose. Yesu aduhana umugisha. Haleluya. Se wahunika igihe kimwe, Imana ishimwe, igihe kimwe akubwira impamvu ikwiye guhunika. Aha hantu Petero yarari, Yohana ntiyari ahari, na Yesu ntiyari ahari, na ba Matayo na ba Filipo ntibaraba, yari ahari wenyine. Hanyuma hazabaho igihe aya masengesho usengera ahangaha azizasaba kuyakoresha uri wenyine. Munyikirize ngo ko mutabyumvise. Hazabaho igihe muri karitsiye, umunsi umwe twigeze kuba turi ahantu turi gusenga, umwana wabo afatwa n'abadayimoni, bamufashe baravuga bati babakobwa baraye aho hirya mu masengesho mujyaneyo. Bahageze basangana njyewe uhari njyenyine, abandi bagiye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Bishatse kuvuga ngo aho hari hageze yuko imbyino nabyinaga mu rusengero nizo naririmbaga nayo nasengaga agira umusaruro abandi batagize gute, badahari. Iyo mba ntarahunitse abadayimoni bari kunshwanyaguriza muri icyo cyumba bakangira uburere. Ariko ndashimira umwami Yesu. Munyikirize ngo amen. Turifuza guhunika kandi tugahunika byinshi, ku buryo uhunika iby'abana b'abakobwa bawe, ugahunika n'iby'abana b'abahungu. Imana idufashe. Ugahunika iby'abaturanyi, kuko hari igihe umuturanyi abyuka ukajya kubona ukabona ayoboye umuyira w'amazi mu rugo iwawe, utarahunitse urasohoka mu gashwana. Ariko turasaba umwami Yesu, munyikirize ngo amen, muhunike iby'imbaraga kandi bihagije. Haleluya, haleluya. Muhunike iby'imbaraga kandi bigize gute, bihagije. Mwihunike imyenda yonyine, mwihunike iby'amazu byonyine, mwihunike iby'amashuri byonyine, mwihunike iby'amafaranga byonyine. Hari igihe bidakora aya masengesho akaba ari yakora. Munyikirize ngo amina. Aya masengesho dusenga iyo wabitse kandi ukabika menshi, nta bintu bipfa kukunyeganyeza. Imana idufashe kandi tugirire neza. Bibiliya iravuze ngo nuko Nowa abigenza gutyo nk'uko Imana yagize gute, yabimutegetse. Haleluya. Musabwe gusenga. Gusenga ni itegeko, ntabwo ari ibintu bahendahendera abantu. Ni itegeko ku mukristo wese w'ukuri. Gusenga ni itegeko. Imana ishimwe. Icyakoze kubw'abaninira wowe nugira amahirwe ukumva ukaza, Imana iguha umugisha. Haleluya. Nowa arangije ngo yinjirana mu nkuge n'ibyo byose, arangije agira gute, aranabihunikira. Nawe uhunike, hunike iby'abana. Ndakubwira impamvu. Perutse kwa nsengera ahantu nicaye ndi njyenyine, ngiye kumva numva umuntu wanciye ku ruhande ufite ibihuniko bikeya. Uza amasengesho ari gusenga bati nanze umukwe w'umusirikare n'ibintu bankoreye. Uretse wumve mbaho kanashyizemo, ubwo babikoze ryari? Ni kera. Uri kubyumva ngo n'ibintu bagize gute. Ariko yisibye mu masengesho kandi menshi, uri kumva ari gusenga afite imbaraga nk'uri mukuri. Nabyumvise. Yaduhunika ibintu by'ukuri bizima. Munyikirize ngo amen. Kweri se umusirikare ni inkende? Ni impyisi se? Bose bazaba abandi. Imana ngo arabyanze ngo bitewe n'ibintu bagize gute, bamukoreye. Nigeze nagira umuntu w'inshuti, hanyuma arangije kandi nkunda kukavuga, agendana n'abakire benshi. Bukeye baramubwira bati rero ujye ugabanya ibintu byo kurya amavuta, azagutera indwara utazakira. Umugabo ahita atanga itegeko mu rugo, aravuga ati uhereye none mujye muntekera ibiryo bitagira amavuta, ntawe nzongera kurya amavuta atazanyica. Yishinze abavutse bayarya. Urabyumvise? Bavutse iwabo bayarya kandi wayabonye vuba. Amavuta bayaretse agiye kubitogosanya. Jya birya bitogosheje umwaka umwe urashira birashira, muri ibiri ngo akora impanuka. Koze impanuka akaguru ke karakomereka. Agiye kwa muganga, bajya kudoda bikanga,
kumba amavuta ngo agira ububasha bwo kuvurisha amaraso ku rwego rw'uko bituma badoda bikemera. Baramubaza bateze wa mugabo, unywa inzoga? Ati ngari. None se urya amavuta? Ati ngari. None se ibyo bintu wabibujijwe nande? Undi ati sinanywa inzoga ndakijijwe. Hanyuma se amavuta wayakweho nande? Ati nyine bakomeje bavuga yuko amavuta ari mabi ndayareka. Baramubwira bati dore ikosa wakoze rero, wayaretse n'ubundi ntayo ufite. Se ubwo nta kintu mwumvisemo? Wayaretse n'ubundi ntacyo ugize gute? Ntayo ufite. None ubu tugiye gutuma amaraso yawe avuramo gakeya, tubone uko tugira gute? Tukudoda. Imana idufashe kandi tugirire neza. Urumva no kutarya amavuta ni akantu kabi. Imana yo mu ijuru idufashe. Muyikirize ngo amen. Mwanyikiriza ngo amen. Noneho naje gusanga hari igihe uhura n'umuntu utarigeze uhunika iby'amavuta n'iby'ijambo, akavuga ati ngewe ibintu urangwa idayankoreye 2015. Usibye Imana ntago nabimubabarira. Kandi ubu turi muri 2020 na kangahe? Na kane. Reba umuntu ukivirirana igikomere cyo muri 2015 akaba ageze iyi saha akivirirana bene ako kageni, umbwire niba arya amavuta. Oya aya mujye muvugisha ukuri, mukiriza ngo amen. Aya nimukagira ibintu mupfundikanye. Uwo muntu arya amavuta. Kuva 2015 ajojoba igikomere kivirirana, kandi ahora ku irembo kwa muganga haba bidodera, akaba ageze iyi saha akigira gute? Akivirirana. Uwo muntu tumwifurije kurya amavuta ntayaveho ntagatera indwara. Imana idufashe kandi tugirire neza. Muhunike ibigize gute? Ibihagije. Imana idufashe kandi tugirire neza. Bibiliya yongeye kuvuga ku mugabo witwa Yosefu, umuhungu wa Yakobo, yakoze ibintu bikomeye, yagiye ahura n'intambara nyinshi, arwanwa na bene se, kugeza ubwo bamugurishije ajya kuba muri Egiputa, birangira ahahuriye n'ibibazo byinshi, naho birangira ageze muri gereza asangamo abavuzi b'imitsima, arota inzozi. Munyikirize ngo amen. Iyo wahunitse ibihagije no muri gereza urarota. Munyikirize ngo amena. None no muri gereza urasinzira. Kubera iki Petero agezemo agasinzira kandi ejo azapfa? Abizi ni ukubera ahunitse ibihagije. Arimo araririmba ngo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'iki? W'ukuri. Nta kintu bimubwiye, ahitsa aryama ariyorosa. Munyikirize ngo amen. Hagezemo Yohana, we biramucanga, aravuga ati mugende mumumbarize niba ari we Mesiya cyangwa dutegereze undi. Ubwo urumva bitamucanze. Hagezemo Paulo na Sila, hehe muri gereza. Munyikirize ngo amina. Ngo bagezemo, agezemo areba imfungwa zose ukuntu zihebye. Paulo na Sila besitara amakorasi. Munyikirize ngo amen. Bajyana aleluya nta nanga, bashyiramo ikorasi, bashyiramo izo kuramya, bahinduramo izo guhimbaza, ku rwego rw'uko gereza zifunguye kubera ubuhuniko. Haleluya. Izo zose ni gereza ngize gute mbabwiye. Hanyuma hari ni Yosefu yinjiyemo, yagezemo havamo umwarabati narose. Yosefu arangije arazirotera, aramubwira ati wowe ejo bazaguca umutwe, undi aramubwira ati wowe uzakomereza akazi ko guhereza ibwami. Ibyo bintu ejo bizaba. Ibintu biraba. Ngo bibe umwami nawe aharyamye arota inzozi. Ndimo ndihuta. Ngo zirote, ngo arota inka zibyibushye, ngo ziva mu mazi, ngo zirishiriza hafi aho ku rufunzo, ngo arangije arota n'izindi ngo z'iminanu, ngo nazo zirazamuka ngo zikihagera, ngo ajye kona zimwe z'iminanu zibyibushye, ngo ariko zimaze kuzirya zikomeza kuba umwaka nk'ubwa mbere. Nawe arabirota, yongera kurota amahunda 7, ngo atsibaze, ngo arota nandi y'iminambe, ngo iminambe irya atsibaze, nayo bibuko nguko. Umwami abyuka byamucanze, biramuvanga, arabaza ati ibintu narose byancanze kandi nta nubwo ndi no kubyibuka neza. Imana idufasha kandi tugire neza. Bibiliya iravuga ngo nuko wa muvuzi w'imitsima wari uraho aramubwira ati ngewe hari umuntu twaroteye inzozi muri gereza, arazisobanura kandi uko yazivuze niko kuri. Umwami aravuga ati mwamusizemo. Munyikirize ngo amen. Ugomba guhunika ku rwego rw'ukuri no muri gereza bagomba kugukenera. Munyikirize ngo amen. Ugomba guhunika ku rwego rw'uko naho waba utaha muri Kazarohe Epfiriya aho abantu batageraho, imodoka itageraho, igare ritageraho, igicugutu kitakwinjira, ku buryo bazahinjira baje gushaka Imana iri muri wowe. Ugomba guhunika. Munyikirize ngo amina. Ku buryo muri wowe bagomba gushakiramo inama.
amen. Ku buryo muri we bagomba gushakiramo inama, bagashakiramo amasengesho, ku buryo muri we bagomba gushakira, mbese ukaba byose ahantu wibereye nubwo waba utazi icyongereza. Imana idufashe. Haleluya. Yaravuze ngo umuntu nk'uwo ntawe ujya umuvuga nabi ngo nubigerageje ntagubwa neza, niko Geraldine yaririmbye. Ravuga ngo numubaho nayubaha Imana ujya wirinda mu kumuvogera. Riravuga ngo ijambo ry'Imana rimwita umukiranutsi bene nk'uwo ngo kuko aba yarababariwe ibicumuro bye. Araririmba aravuga ngo nta muntu umuvuma nta muvuma wamufata. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Muvara warabyumva aravuga ati uwo muntu mumunzanire. Uzi ukuntu byanditse ukomeje ugasoma ngo baragiye bamuhubuza, niko byanditse. Oyiba ngo bamuhubuje ngo bamuhubuza muri gereza. Umva baramukuyemo neza. Guhubuza na umuntu uguhubuje ntareba niba aguhanuye ku mukingo, ntareba niba aguhanuye mu giti, byo ntacyo bivuze. Bibiliya iravuga ngo bamuhubuza muri gereza baramuzana. Ngo bamugeze imbere y'umwami. Mwami aramubwira ati nararose. Ndati warose guki? Ndati simbyibuka. Ndati ariko Imana ishobora kubivumbura. Amubwira inzozi uko yazirose. Mwami arangije aracanganukirwa. Arabati ibyo bintu ndabyumvise. Ramaze isi ibyo bintu bisobanura iki? Naramubwira ati dore hagiye kubaho imyaka 7 y'uburumbuke. Abantu buzura ubuhanuzi, abantu buzura ivugabutumwa, abantu buzura indirimbo, abantu buzura inzozi, buzura iyerekwa, abantu buzura amafaranga, abantu buzura insengero, abantu buzura intebe, abantu. Ariko kandi ibyo nibirangira hazabaho ubundi ikindi gihe, habeho inzara ku buryo n'uwaririmbaga ikorasi imwe nayo azayibagirwa, ku buryo wasengaga iminota 30 azasigara asenga 5, ku buryo washabaraga iminsi 3 azasigara kuri 1 n'igice. Ati hazabaho inzara, none mukeneye munyikirize ngo amina. Mukeneye haleluya. Nuwa mugore ukenewe munyikirize ngo amen. Nuwa mugabo isi ikeneye, nuwa musore isi ikeneye, nuwa mukobwa isi ikeneye. Haleluya. Imana idufashe. Berutse kuba mvuye mu ivugabutumwa mpura n'umuntu Rwanda gisi yambaye kositimu idoze mu ishanda ry'umufuka, ikabutura n'agakote k'igipeso kimwe. Subira inyuma ndareba, navuga se ni ishanda mbonye cyangwa subira inyuma. Ndareba neza nsanga ni ishanda, kandi yari yambaye neza, yasaga neza nyine, byari bidoze neza, umuntu wabidoza azi kudoda. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ndavuga ni haryo ubu ni ibiki abantu basigaje gukora tukemera? Ubwo hari igisigaye? Niba reba uhagaze wambaye baze y'180 n'umuntu agahagarara yambaye ishanda, urumva atabakurusha kwambara? Yababaye umusitari neza. Ishanda ni umufuka uvamo umuceri. Nta kintu gisigaye wakwambara ngo twemere, nta na kimwe. Nta nzi isigaye wakubaka ngo twemere, kuko uvuye mu Bushinwa yigira gutya, uvuye mu Buhinde yigira gutya, uvuye Dubai yigoronzora atya, uvuye muri Amerika arayitambika. Urabona ibi wazabivamo? Wazapfuturitse kubera umuruho. Uguze imodoka y'ubururu ntimunezeze, ejo ayihindura umweru, ejo akayihindura akayigurisha akagura y'icyatsi, akayihindura umutuku. Urabyumvise ngo haje n'izitwa hybride zitiranwa n'ibigori. Urumva izo ntago wazazivamo? Mwanyikiriza ngo urumva ibyo wazabivamo? Ko munsetse? Ubwo urumva wakirukankana nabyo ukazabivamo? Se twasabye Imana tukagira ibintu duhunika isi idafite. Munyikirize ngo amen. Ibintu isi itagize gute? Idafite. Ni ibintu umuntu agendana. Haleluya. Ni ibintu umuntu agendana yicaye mu ndege akaba byicaranye. Munyikirize ngo amina. Haleluya. None ubu waje ariye mu gitondo, ibiryo biracyari mu nda cyabyashizemo. Sawa. Urarya kubita ibisorori 6 ku meza hose ukaruraho icyo ushoboye. Ukarya induka yuzuza ukarara wiseguye muri systeme nziza ku buryo udahungabana. Ukajya ugira ngo buracyo udashonje. Mu gitondo ukajya ugira ngo namara bayatwaye. Nabyumvise? Wambara neza uradoda ukadoda
ukamenyesha ukabwira uti umwenda wanjye muramenye mutazanyicira umwenda ukabishyura akwiye ndetse ukanarenzaho ngo umwenda bazawugire mwiza ukaza wawujyanishije n'isakoshi ugenda urya wahagera ugasanga devota warayavuye mu Buhinde yaguze undi uhagaze nka 800 ugahita ucika amazi ukavuga utese ubu niruhirizaga iki ugacika amazi ntago urabibona uhura n'umwana wize amaderi ninjoro agahita ajyana ku mutahira akamubwira ati ndodedera ibintu bihengamye gutya n'ibindi bicuramye gutya nkwereke ejo akabizindukana yitwaye arya wamureba ugahita ucika amazi ukavuga uti sinabimenye uyu mwenda ntuba warampenze bene aka kageni dore igifite icyo kimaze munyikirize ngo amina haleluya nta kintu gisigaye dore ibintu dusigaranye ni ugutunga umutungo isi itagize gute idafite munyikirize ngo amen ku buryo uca hapfuye umuntu ugasiga abaye muzima ku buryo aleluya mbese ku buryo munyikirize ngo amen abantu bakubonamo ibisubizo batabonye kwa muganga ku buryo utunga ibisubizo abapfumu batatanze ku buryo utunga aleluya ku buryo utunga ibisubizo amafaranga atatanze ku buryo utunga ibisubizo abakire n'abakomeye batabashije kubona n'ibyo bintu dushaka kugendana haleluya nushaka ubutazi kuvuga icyongereza nushaka ubutazi kuvuga igifaransa nushaka ubutazi kuvuga alphabet ntacyo bitwaye uyu aleluya Mana ishimwe Bibiliya iravuga ngo harangije aramubwira ati uyu muntu mushaka umuntu w'umunyabwenge mwanyikire w'umuhanga niko Bibiliya ivuga haleluya hanyuma uyu muntu mumucaka ku buryo abahunikira umwero wose wo muri uku kurumbuka uzahunika indirimbo zose n'ijambo bigishije uzahunika iby'ubuhanuzi gahunika ibyerekwa byavugiye mu rusengero ubu hari ibintu abantu babitse munyikirize ngo amen hari abantu baba bahunitse iby'abana bazabyara n'iby'abuzukuru bazaza n'iby'abubuvivi bazaza bakaba babigendana mu muhanda munyikirize ngo amen akaba bizi yuko atuye Kigali ariko igihe kizagera agasubira ku Gisenyi aleluya ubu hari abantu babizi yuko nta mugisha bazabona uwo yari kuzamuha yawurunze mu bana akajya barera yitonze avuga ati ubundi mo ndarunda umugisha ubu hari abantu babitse ibyo bintu nibyo twagakwiye kuba tugendana kaba warigize igihe munyikirize ngo amen kaburu urugega rw'Imana munyikirize ngo kaburu urugega Imana ihunikamo ibintu byayo Imana ishimwe munyikirize ngo amena ravango mushaka umuntu wabasha guhunika ibintu byose by'uyu mwero munyikirize ngo amen niko Paulo yigeze yabwira abaheburayo ibice 5:12 hari arabwira ngo ubwo mumaze igihe kirekire mwiga namwe mwagakwiye kuba bigisha abandi ariko arangije arababwira ngo mwaranze ngo mwigize abantu b'impinja bakwiye kuramizwa amata arangije arababwira ngo none ngo namwe ngo musigaye muri abakuramizwa amata arangije arababwira ngo kandi abaramizwa amata ngo bakiri impinja ngo bataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka ngo kandi abo ngo bakwiye kongera kwigishwa ibyishingiro aravuga ngo mwanze kurya ibiryo by'abantu bakomeye kandi ari byo by'abantu bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza arabanegura imyaka yose twize ntitwabadi dukwiye kuba tukigongana n'abantu ngo mwasenze ngo mwagiye mwambara neza ngo mwakwize kuvuga neza ngo mwabaye neza muri societe ngo mwagiye musoma ijambo ry'Imana imyaka yose tumaze mu rusengero twagakwiye kuba byose twarabihunitse ariko dore izi ni ingaruka zo kudahunika ibihagije Imana idufashe iyi kansere gihari igihe kera yajyaga yuzura abantu kera nyiri umukobwa bagakubita bakagera inyuma iriya waza ntubona naho wicara icyakoze ugasesera ukaza ukicara imbere ku birago Imana idufashe noneho twakwiye kuba turi abatunzi badufite ibihagije kurya uru rusengero rwuzura abantu ibyo twahunitse byarashize n'abantu baraje babura ibyo barya barigendera ngo mvuze nabi twasaba Imana ngo idufashe munyikirize ngo amen haruherutse kwaduka aravuga ngo dukeneye inkunga y'Imana rango ya minisante yabaye nkeya ngo ni transparency yabaye nkeya ariko ndabona ari twe dukeneye iki inkunga y'Imana Imana idufashe kandi tugirire neza Bibiliya iravuga ngo mushaka umuntu Farawo azengurutse igihugu cyose mu bahanga n'abanyabwenge atunze ako kantu niko nshaka kujyana munyikirize ngo amen
ku buryo muri kanserege aleluya niba kubura mu babyeyi ibyumweru 2 bazajya bagutera bakaza kureba icyo wabaye kubera ibintu bakuziho. Munyikirize ngo amen. Ku buryo mu bagabo ba muri kanserege uzajya ugendana ubutunzi bugaburira abakobwa, bugaburira abasore, bugaburira abagore, bugaburira abagabo, ku buryo bazajya bakenera ikintu akaba ariyo bagishakiraho kiva kuri Yesu. Munyikirize ngo amen. Nibasanga ijambo ry'Imana, basanga uribitse, bashaka ubuhanuzi, basanga urabufite, bashaka iyerekwa, basanga uraritunze, ku buryo uruntu rw'urugega rw'Imana yifashisha ikaruhunikamo ibintu byayo. Bibiliya iravuze ngo nuko Farawo azengurutse mu maso yose muri Egiputa abura umuntu n'umwe. Haravuga ati nta nundi twabona kereka wo Imana, nta wundi twabona kereka wo Imana yagize gute, yabyeretse. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ndifuza ko duhunika. Munyikirize ngo amen. Mwihunika iby'imyenda byose ni hahandi, byose ni hahandi, nta kintu bimaze. Uhunike indirimbo ku buryo uzajya uziririmba nk'ufite gisita no munda. Munyikirize ngo amen. Uhunike iby'amakorase ku buryo uzajya uyisunika iyawe ikagisimburana n'indi maze turebe. Munyikirize ngo amina. Ubwo wararakaye ngo bagushize inyuma muri korari, nyine nta bintu ufite umurika, ntabyo by'inyuma, nta ritime, nta masengesho, nta haleluya, nta gufata indirimbo, nta jwi ry'inyuma. Yes, se twahunika ibihagije. Imana idufashe kandi tugirire neza. Urarya udasenze, ukaryama udasenze, ukabyuka udasenze, none ngo abana bakunani, none se babigenze gute? Ko ntago kwibyo ukura hano ari ibijyawe gusa bigutunga wenyine, utajya uhunika n'ibyabo, urashaka ko bigenda gute? Urababaye ngo nuko ngo mu bana sigaye nkadonda ubwonko. Yego azanywa nashiririje niba nayibaho nayo azayinywa. Biragusaba kuhunika ibigize gute, ibihagije. Munyikirize ngo amina. Ugahunika iby'abakozi mukorana mu kazi ku rwego rw'uko usanga ibyawe babiberamishije, ugahita ubarebamo Satani ukongera ukabyimura utavuze. Bakavuga bakajya bibaza ate ko kiriya kintu turwanya ntikihirime n'igiki, bikabacanga. Munyikirize ngo se mwahunika. Munyikirize ngo amina. Haleluya. Mwirwanira, mwigira ibintu murwanira. Shaka ibintu uhunika iwawe kandi urebe ukuntu bikomeye. Ibyo ukeneye iwawe si ibyo nkeneye iwanjye, ibyo nkeneye ku giti cyanjye si ibyo ukeneye. Imana idufasha kandi tugirire neza. Ariko nabonye buri musirikare wese igihugu kimuhereza ibirwanisho. Nta musirikare Imana igihugu gituma kitamuhaye intwaro, kimuha intwaro ntoya. Munyikirize ngo amen. Kikamuha n'ibitwaro binini bya kirimbuzi, kikamuha n'ibigereranyije. Haleluya. Kikamuha n'imyitozo itandukanye, iyo mu mazi, niyo mu misozi, iyo mu mashyamba, niyo mu matabi, iyo mu haleluya, ku rwego rw'uko buri hantu hose ageze abasha kwirwanaho. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ubu hari ahantu ugera ukahasanga abasirikare bahagera bagasanga haduyi ni nyinshi, aho ntago wakora udutwaro twica ikiduyi kimwe. Reka da, kubitamo kirimbuzi. Haleluya. Tarura kirimbuzi yaduyi ukazimenera icyarimwe, ugasigara urwanisha gato, urwanisha n'izigukurikiye ariko urwanisha gatoya. Izo zose utazitwaye ntituzava kuri uru rugamba. Nyamara ararimbye aravuga ngo nimuva ku rugamba mutahanye na Yesu. Tugiye gusenga Imana. Wahunika ibihagije. Wahunitse ibidahagije baragutuka nawe urabatuka. Wahunitse ibidahagije amasengesho yarakunaniye. Wahunitse ibidahagije igeze gukunda igisore cy'ikibogari cy'igiki bino hano. Twajya tugendana kintwaye kuri porutesheri, sifata kuri porutesheri. Nakireba nkavuga ni kweri Sisiri yazemera. So ko mugiye kunseka ndakihorera. Sisiri ni mama. Nareba uburebure bwacyo. Nkavuga ni kweri yararirimbaga ikorasi, ukajya ugira ngo munda harimo furashe cyangwa gisitano. Ndavuga ntugo duhuye nanjye ndi umuvuga butumwa mwiza, ibintu bizemera. Turagenda. Imana imuhunge. Umunsi umwe munyikirize ngo amen. Umunsi umwe murotaho inzozi zikomeye ntari busobanure cyane, hita mfata amasengesho y'iminsi 7. Maze Imana ni kiriya kintu ko nagikunza n'amaraso akaba atakiri hamwe. Wowe mu ijuru urabona ari igiki? Ko numva umuvuduko hazamutse, kiriya kintu ubona ari igiki?
biragusaba guhunika ibihagije kuri buri kintu munyikiriza ngo amen. Kandi ubwo gacukumbuwe na za nzozi ndavana kiriya ni igiki wowe iyo ukireba ubona ari igiki ko ndeba nagikunze ntakinasinzira kiriya ni igiki mfata 7 ndasenga ndi muri korari mwanyikiriza ngo amina ndi gukora ritime ngiye kumva numva umukecuru afashe akaboko kanjye aragahurutura arambwira ngo rekura imbesire nguhe umugabo. Reba ikintu nakunze n'amaraso ntaba kiri ku murongo ngiti bogari naho mwijuru bakita iki imbesire. Ubu kiba kinjana ku mutwe kikanenyegeza. Ubu ibiryo tuba turya biba bitekwa ku mutwe wanjye. Ariko imbaraga z'amasengesho munyikirize ngo amina zikura umukiranutsi mu makuba, zikura umunyamasengesho mu kaga. Haleluya. Ndifuza ko muhunika ibigize gute ibihagije. Yararirimbye aravuga ngo muzababwira Imana mwabonye ari ninjoro, muzababwira Imana mwabonye ari kumanywa. Aravuga ngo ba Miriyamu ntimuzaceceke, ayo mateka ntazibagirane. Ibyo bintu nutabibwira abana bazarema iyabo. Nutahunika ibihagije uzamwohereza ku ishuri n'ijipo ndende agaruka yigejeje mu mavi. Nutahunika ibihagije uzajya umusiga mu rugo ugiye mu kazi usanga menshi zageze ku bitugu kandi ihame ry'itorero ritabyemera atari byo wamutoje. Imana idufashe kandi tugirire neza. Mwanyikiriza ngo amina. Ndifuza ko muhunika ibihagije, gahunika iby'abantu, gahunika iby'umugabo, gahunika iby'abaturanyi, gahunika ibyo muri korari. Ibintu byo kuvuga ngo baraguhagaritse ngo nuko ngo wakererewe ngo utatanze nyine ntawe watanze kuko uri umukene. Barabeshya se uri umukene ntawe watanze. Iyakira usenga Imana iyaguhamagaye izabyishyura. Ariko utagize abantu wikorera. Urabona wafata amasengesho y'iminsi 3 wikoreye umuntu. Ubu waza muri aya ngaya guhera mu gitondo wikoreye umuntu ukageza nimugoroba ukayasenga imitsi y'ijose yaba yaturitse. Tugiye gusenga Imana. Muhunike ibigize gute ibihagije. Haleluya. Ibyo kwihangana iby'ingiso nziza byo kwera mu mico no mu myifatire munyikirize ngo amina. Haleluya. Mwami Yesu adufashe. Wahunitse ibidahagije bituma ugwa mu mahirwe mabi. Urumva ntari impiye n'uyu munsi mba nkiri gushirira. Ni wumva utarahunitse ibihagije uhaguruke dusenge. Yaravuze ngo hahirwa ihanganira ibimugerageza. Kandi yaravuze ngo n'iby'ibyishimo nimugubwa gituma. Niko yavuze. Utagira ngo kuba ugeragezwa mu ijuru ntibari gusirimba. Kubura rurira mu ijuru barimo baravuza impundu kuko yaravuze ngo hahirwa nimugubwa gituma mujye mumenya ko ari iby'ibyishimo. Ni wumva utarahunitse ibihagije ukaba wumva twahunika urahaguruka dusengana Imana. Ngo niwatura guteze utatura ko ari itegeko ry'umwami. Munyikiriza ngo amina. Ngo nabashumba ngo bayariye se ko ari ibintu byatangiye bibiri ADPR itaraza gutura byatangire kwa Gahini na Beri nibo babitangije. Gusa ADPR yari hari Katolika hari abaporoso si ibintu bya ubu uje kubikuraho se ngo ubishobore. Reka da tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Munyikirize ngo amen. Ngo gusenga ngo barakabya none se badakabya. Ubu se hana yazamukaga ishiro buri mwaka agiye guturira ibyo adafite ari uko asetse nibyavuyemo igisubizo. Nase urabikuraho gute? Ahubwo ndi wowe. Munyikirize ngo amina. Hunika ibigize gute ibihagije. Nibwo kandi urebe iyo wahunitse ubu ufite ibisubizo byiza byo gusubiza abakubajije impamvu z'ibyiringiro byawe. Iyo wahunitse ubasha kwikura mu rubanza. Iyo wahunitse munyikirize ngo amina. Iyo wahunitse impamvu dufite divorce nyinshi na abantu baje hano tukajya tugira ngo barahunika kumbi ntabyo batwara. Ubu impamvu dufite urubyiruko rwinshi rurimo rugenda runanirwa mu nzira nuko nizo baziririmbira abandi bo ntibazumve. Ariko ubaye ubyitayeho ugahunika byazakurokora. Munyikirize ngo amina. Dore ejo bundi nari Rubyogo nibereye ishyamba
munyikirize ngo amina. Sipiri yaranzi ndakantu kari aho ngaho kahorose gahumeka umwuka muke wa nyuma ariko kuzuye umwuka wera. None nawe muri uyu munsi ndacyateraguza ndacyaza umwami Yesu aracyanshoboje. Iyo wahunitse munyikirize ngo amina. Dayeri yararirimbye aravuga ngo ku rukiko si ku rukiniro, ku ishuri hakina abana. Tugiye gusenga Imana. Sa nubwira Imana wabishobora. Hari abantu bahunika amasengesho bagashyikirana n'umwami Yesu. Hari abahunika indirimbo bagashyikirana n'umwami Yesu. Hari abahunika gufashanya agafasha abandi agashyikirana n'umwami Yesu. Shaka ahantu hose ushobora kuba utarahunitse ibihagije. Imana idufashe kandi tugirire neza. Tugiye gusenga Imana. Reba nawe ukuntu watangiye usenga ibiri ukaba udashobora n'umwe. Ubwo byararangiye, ubuhunikiro bwarashizemo nta gisigayemo. Reba nawe ukuntu watangiye uhimba indirimbo, korari yose ikagiririmba indirimbo zawe zonyine, none usigaye uhimba indirimbo z'ibice. Urumva bwararangiye. Tugiye gusenga Imana yo mu ijuru. Sa nuhumiriza ubwira Imana. Yibwire kandi biri bwemere. Turasaba mwarimu n'ubundi aza adufashe gusenga Imana. Wowe humiriza use n'usengamo. Yibwire uti hano nahunitse bikeya, niyo mpamvu aha naha byagenze gutya. Umukobwa utarahunitse byinshi wishita uruguye mu mitego kandi utikuramo. Niyo mpamvu abagabo benshi bananiwe muri iyi nzira. Ariko iyo wahunitse byinshi urenda usaza, kuko dufite abasaza bazadutsindishiriza bakirambije neza cyane. Dufite abakecuru bakibihamya, dufite abakobwa babihamije. Aho watsindiwe abandi barahatsindiye. Mbifurije guhunika ibihagije mu izina rya Yesu. Mwarimu nadufashe gusenga. Imana y'agakiza kacu tubereye